Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Toro ry'Imana baramukije mu izina rya Yesu. Kandi mbaha ikaze muri iri teraniro ry'uyu munsi. Imana yo mwijwe umugisha. Reka tubanze dushime Imana itugejeje kuri uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima kandi duhaye n'aya mahirwe yo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo guhimbazwa, uri Imana yo guhabwa amashimwe, uri Imana nyamana wambaye icyubahiro kandi urakomeye. Uriho kandi uzahoraho iteka ryose mwami mwiza. Tugushimiye ukomeje kuturinda no kutugira neza mu bihe nk'ibi. Neza n'imbabazi zawe zikaba zikomeje kubana natwe, komeza kutugira neza mwami Imana. Uturinda atari uko twagukiranukiye, ahubwo uturinda kubwisezerano ndetse n'imbabazi uhora tugira umunsi ku munsi. Reka rero amaraso Yesu aduhanagureho umwanda n'ibicumuro byose bigaragara kuri twebwe, maze duhagarare imbere yawe turi abera turabaziraniye utagaragaraho icyane gisa nacyo, maze nawe twishimire nk'Imana yacu utugirire neza. Urakoze urakarama rero, icyo rero n'amashimwe n'ibyawe turirukanira kuri imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni abakonikoni bose mu izina rya Yesu. Duhamagara kubaho kwawe ni neza yawe ku buzima bwacu. Urakoze mwami, icyo rero n'icyo mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo tuganire uyu munsi turakomeza ku nyigisho twaganiriye ubushize yavuga ngo imirimo y'itorero izibukwa cyangwa se imirimo y'abakiranutsi izibukwa. Ubushize twaganiriye kuri iyo nyigisho turimo turebera hamwe, twabonye amateka y'umugabo witwa Hamani nayo witwa Moridekayi. Twayiganiriyeho. Uyu munsi rero ubushize twaganiriye tugarukira ku gice cyaho cya gatandatu cya Esther. Uyu munsi turaganira ku bice bibiri, igice cya 7 n'igice cya 8. Biratwereka iherezo rya Hamani n'iherezo rya Moridekayi. Muri ariya makimbirane, muri ruriya rwangano rwa Hamani yangaga abayuda, uburyo yateguye umugambi wo kubamara, uburyo yateguye umugambi wo kwica Moridekayi, n'iherezo ryabo bombi. Ese kwa Moridekayi byashoje gute? Kwa Hamani byashoje gute? Ku bayuda byashoje gute? Ku bazi b'abayuda byashoje gute? Ku ikigira itangiriro cyose kigira naho giherera, naho mu itangiriro ryacyo, ariko kandi hariho naho biherera. Tugiye rero kuganira kuri iryo jambo. Ni igice cya 2 kivuga ngo imirimo y'itorero izibukwa. Yesu nashimwe cyane. Reka wenda duhere inyuma gatoya ku mateka y'uyu muntu witwa Esther, cyangwa se ari we witirirwa iki gitabo turimo kwigaho. Mu gice cyaho cya mbere tuhabona inkuru z'umwami Ahasuwerusi ukuntu yateguye ibirori byamaze iminsi 180, hanyuma byarangira hagategurwa ibindi biri special cyangwa biri special by'iminsi 7, ariho ku munsi wa 7 muri iyo minsi yabayeho 180, muri iyo birori byose yishima. Uyu mwami yari ku mwaka wa 3 ageze ku ngoma. Nubango umwaka wa 3 ari ku ngoma nibwo iyi fete yabaye. Yarayoboye ibihugu 127 cyangwa se intara 127, niko Bibiliya ivuga ngo uhereye mu Buhinde ukageza muri Ethiopia. Ubwo nuvuga kuvuga Ethiopia ni ukuvuga Afrika, kuvuga nanone Ubuhinde ni nko kuvuga biriya bice bya Asia. Rero nukuvuga ngo uyu mwami yarayoboye ahantu hanini cyane, hari igihe cy'ubwami bwa Babyloni, cyari igihe cya empire ya Babylon, cyangwa se sinzi uko nayita mu Kinyarwanda ubwo ngubwo. Reka dukomeze dukoreshe ururimi rwa Bibiliya y'Ikinyarwanda dufitemo hano. Iyi ntara 127 yarayoboye. Noneho aha by'umwihariko aha turimo tuganira, ahari Esther, ahari Moridekayi, bari mu murwa witwa Ishushani. Ntabwo cyari igice kimwe nanone wari umujyi waho ngaho niho babaga. Umwami rero ategura ibirori byamaze iminsi 180, yarimo yerekana umutungo w'igihugu uko bihagaze, ubukire, icyubahiro, gukomera kwe. Muri icyo gihe yarimo abangaba ba Esther na ba Moridekayi. Muribuka ko nanone dusubiye inyuma gatoya, igihe cy'umwami w'i Babuloni yari yarateye muri Isirayeli, igihugu aragisenya, batwara abantu nk'iminyagano, barabatwara igihugu gisa nkaho kirangiye. Aba rero Abisirayeli bari baratataniye muri ibi bihugu byose byayoborwaga n'ubu bwami. Niho babaga, bari bagiye bakora inshingano zitandukanye. Muri i Babuloni nanone hari hariyo ba Danieli, aha rero Ishushani hari hariyo ba Moridekayi na Esther. Yesu nashimwe cyane. Muri icyo gihe rero umwami yakoresheje ibyo birori bikamara iyo minsi 180.
birangiye mu gihe nanone muri ya fete yabayeho y'iminsi 7 baratekaga bakagaburira abaturage bakajya ibwami bakarya bakanywa umwami yarimo bereka umutungo afite abereka uko akomeye abereka icyubahiro cye abereka ukuntu ubwami bwabo bukomeye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Yesu nashimwe cyane. Noneho muri iyi minsi rero igihe fete yari irimo irangira ku munsi wayo wa 7 umwami yibuka yuko mu byo yagaragaje atayigeze yerekana umugore we. Yari afite umugore witwaga Vashiti, yari umugore mwiza cyane. Arangira aravuga ngo reka n'umwamikazi Vashiti nawaze yiyereka abantu, noneho bose bareba ukuntu ari mwiza, aca imbere y'umwami, aca imbere ya Rwanda, agenda defira bamurebe babone ukuntu ari mwiza. Bamutumyeho umwamikazi yanga kuza. Yanze kuza niho havuye intandaro yo kumwirukana kugira ngo areke kuba umwamikazi. Ahangaha nanone iyo tubirebye wakwibaza ngo se abantu benshi abaririmbyi bahimba indirimbo, amakorali araririmba, abahanzi bararirimba, bakavuga ko agasuzuguro k'umwamikazi Vashiti ariko katumye yamburwa ku mwamikazi ngo hanyuma bigahesha amahirwe Esther yo kuba umwami. Ahangaha ntago ariko Bibiliya bivuga. Ndagira ngo dukoreshe Bibiliya turebe koko niba uyu mwamikazi yari umunyagasuzuguro. Nta hantu na hamwe Bibiliya igaragaza ko Vashiti yigeze umunyagasuzuguro, uretse gusa kuri inkera y'uyu munsi niho hantu babona ko yanze kwitaba umwami bikitirwa agasuzuguro. Ntabwo rero kari agasuzuguro, ntabwo jewe mpagaze ndimo kwemeza ko Vashiti yari umunyagasuzuguro. Ndagira ngo mbereke impamvu. Ntabwo umwami Vashiti yari afite impamvu zigera kuri 4 zatumaga atagomba kwitaba umwami muri iki gihe amuhamagariye, bitakwitirwe yuko yari umunyagasuzuguro. Impamvu ya mbere yari iyihe? Impamvu ya mbere nuko mu muco wabo bari bafite umuco umeze nk'uyu nguyu, nkuko tubona uyu muco w'Abayisilamu, kwambara bakikwiza bakitandira bakambara imyenda miremire ikagera hasi, kandi nta mu mategeko yabo nta mugabo wemerewe kumenya ubwiza bw'umugore uretse umugabo w'uwo mugore wenyine. Nuvuga ngo rero ni umuco basanze, ni umuco yakuriyemo, ni umuco yatojwe kuva ari umwana. Nta biragoye kugira ngo ikintu watojwe kuva ari umwana muto y'uruhinja basanze ba mama wawe na banyogokuru bawe bakora, ako kanya mu gihe cy'iminota gusa itarenze 3 umuntu hazi itegeko rishobora guhindura umuco wakuriyemo. Byari ibintu bwabyo byamukanze, bimutera confusion. Rero muri ako kanya gato byari bigoye ko aza guhindukiza akareka wa muco yakuriyemo agahita afata undi muco cyangwa se n'itegeko rije ako kanya ritandukanye na karica yakuriyemo. Nuvuga ngo rero ahangaha ntabwo gina kwemera ko Vashiti ari umunyagasuzuguro, kuko ibyo bamubwiye ibintu bimutunguye atigeze amenyeshwa na mbere hose. Iyo ni impamvu ya mbere, ko ari uguhinyuza umuco wabo yakuriyemo. Impamvu ya kabiri, Vashiti nk'umwamikazi yari ufite icyubahiro. Biravuga ngo igihe umwami yari afite inkera ngo na Vashiti nawe nk'umwamikazi yari inyuma mu gikari, kuko umuco wabo utemeraga ko baterana bari kumwe n'abagabo, yari kumwe n'abagore inyuma mu gikari bicaye baganira nabo bari mu birori. Nuvuga ngo muri ako kanya ntabwo umwami yigeze ahaguruka ngo ajye kumuzana nk'umugore we, ntabwo umwami yatumye ibisonga by'ubwami ngo bijye kumuzana nk'umugore we, ahubwo umwami yatumye abagaragu bo mu rugo, abakozi bakoraga kwa Vashiti mu rugo, niba umwami yatumye ngo bagende bajye kumuhamagara. Nuvuga ngo muri uwo munsi mu birori ntabwo byari bworohere Vashiti kwitaba abagaragu mu gihe umwami yari ahari atigeze aza kumuhamagara. Nabyo ubwabyo byari agasuzuguro ko ari ukumwambura icyubahiro cyo umwamikazi. Nuvuga ngo rero Vashiti ntabwo yasuzuguye, ahubwo yatumijwe mu buryo butari bwo. Ikindi kintu nanone twavugaho cya gatatu, nuvuga ngo igihe Vashiti bamuhamagaye ku munsi wa 7 abantu banywa basinze, ko ari ukwitaba iteraniro ry'abasinzi kugira ngo agende aca imbere y'abantu basinze bamaze iminsi ngahe banywa, ko ari kujya gukora iki? Kandi we ntiyari yanyoye kuko umuco we ntiwameraga kunywa. Nuvuga ngo yari muzima, yaragiye kwitaba iteraniro ry'abasinzi. Ikindi kintu cya kane, byari ibintu bibujijwe ko umugore w'umwami, n'ibintu binasebeje ko umugore w'umwami ashobora kujya imbere y'abantu akagenda defira agaragaza ubwiza bwe. Nuvuga ngo hari ibintu Bibiliya itatwereka details zabyo, uburyo ki yagomba guca imbere y'abantu agenda biyereka. Nanone wakwibaza ikibazo cyo ngo ese ko umwami niba yerekana mbere yuko yerekana umugore, kuki atahamagaye abantu ngo ari we yerekana? Igihe cyo kwerekana umutungo kirarangiye, kwerekana ubunini bw'igihugu, amazahabu, amafeza, icyubahiro cye byose birarangiye, noneho afasha umugore nawe agiye kumwerekana nkaho umugore nawe ari mu mitungo afite.
umugore si umutungo ahubwo ni umuntu. Nuvuga ngo rero muri aka kanya wewe unkurikiye wambaza ngo none se ibyo uvuga ko Vashiti atasuzuguye niki byajya kugenda gute? No kuvuga ngo ntabwo Vashiti yari umunyagasuzuguro, ahubwo muri iki gice cya mbere Imana iba ihera mu itangira ikareba mu iherezo rya buri kintu. Imana twebwe ejo hazaza hacu n'ejo hahiseho Imana. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo ibyo twebwe twita ngo n'ejo hazaza hacu, ibyo tutazi bizaba ejo, ibyo tutazi bizaba uyu munsi ni ku cyumweru, ntabwo tuzi bizaba kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu, nyamara ejo hazaza hacu n'ejo hahiseho Imana. Twebwe tugendera mu hahiseho Imana. Nuvuga ngo kuri future yacu ni past y'Imana. Twebwe tugendaho Imana yaciye, ibyo tutarabona hirya Imana yari amaze kubibona kera. Yesu nashimwe cyane ko Imana yari amaze kubona yuko ejo Hamani azagambanira abayuda bagashira mu gihugu. Imana yaratangiye gutegura uburyo izategura umuntu uzaza gucungura bano bantu. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu Imana yarimo yigizayo Vashiti kugira ngo Esteri yinjiremo, ko Vashiti ntabwo yajya kuzakiza abayuda kuko ntabwo Vashiti yari umuyudakazi. Esteri niyinjiramo azakiza abayuda kuko ari umuyudakazi. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu rero Imana yemeye ko Vashiti yigirayo hanyuma Esteri akinjira. Nanone byari mu mugambi Imana irimo itegura ko nanone hirya yo gucungura abayuda kuri Esther na Hasuwerusi hazavuka umwami, hazavuka witwa Kuro, ari uzatanga itegeko ry'uko abayuda bazasubira iwabo. Yesu nashimwe. Ibi byari mu mugambi w'Imana, ntabwo kari agasuzuguro ka Vashiti. Muri iki gice cya mbere nuvuga ngo Imana yari imitegura ukuntu abayuda bazataha, abayuda batazapfira mu mahanga, batazahashirira. Uburiya buryo barimo gutegura kubamara ntibazapfe, ahubwo igihe nikigera bazataha. Igihe cyo gutaha kwabo bazataha ku gihe cy'umwami Kuro, kandi Kuro yaravutse kuri Esteri na Hasuwerusi. Nuvuga ngo ejo hazaza hacu n'ejo hahiseho Imana. Haleluya. Bwoko bw'Imana ajya bamubwire ngo ejo hazaza hawe n'ejo hahiseho Imana. Niyo mpamvu aho ugeze ugataka ukaboroga, ntabwo Imana bitera ubwoba kuko yiba yarahanyuze mbere yarahabonye. Ubuzima bwacu Imana irabuzi, ejo hazaza irahazi, ahahiseho turahazi natwe twarahabonye, ariko hazaza hacu nahahiseho Imana. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga ngo rero ntabwo Imana yirukanye Vashiti kubera ko yamwangaga. Ntabwo Vashiti yagiye kubera ko yamunyagasuzuguro. Vashiti yagiye kubera yuko atari umuyudakazi, kandi byari birimo bitegurwa imbere ko ari ukumara abayuda. Rero ntabwo Imana yagiye kureka Vashiti ngo ahagume ko atajyaga kubafasha. Ndetse inyandiko zimwe na zimwe zivuga yuko nyuma y'iki gihe Vashiti yaje kongera akagaruka. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe cy'umwami nawe ubwe yaje kubona ko yakoze amakosa. Mu gice cya kabiri cya Esteri tuhasanga inkuru ivuga ngo nuko ngo umwami bya birori bimaze kurangira, rya sindo rimaze kurangira, ngo ahagarara ababaye cyane. Haleluya. Ngo aragenda ahagarara ahantu arigunga, arimo atekereza ibyabaye, atekereza kuri Vashiti, atekereza ukuntu yirukanywe, atekereza ukuntu mu myaka babanye atigeze amusuzugura. Ngo arimo bitekerezaho, wibuka igihe abagiye kumuzana akababwira ngo ntabwo ari buze, baraje umwami aravuga ngo ese babwira umwami ngo Vashiti yanze kuza. Umwami aravuga ati ahamagara abakuru, abanyabwenge, abakuru bo ku ngoma, ngo bazi iby'amateka babaye ku ngoma zabanjirije igihe mbere yuko umwami abari ku ngoma ya se. Arabaza ngo bene ibyo bigenda gute? Iyo baza kuba abantu bazima, iyo baza kuba abantu beza, baba baramubwiye bati rero reka iki gisubizo icy'amategeko ateganya kuri ibi tuzabiganireho inkera yarangiye. Yesu nashimwe cyane. Ko iyo baza kumubwira ngo reka tuzabiganireho inkera yarangiye, bajya kuza kuganira n'umuntu wasindutse urimo nawe kubona ko yakoze amakosa, cyagiye tumiza ngo umwamikazi mu gihe bitari biri ngombwa. Rero banze kumubwira iryo banga, bamukubirana muri cya gihe cyo gusinda, baramubwira ngo dore iki itegeko rivuga ngo buriya nta nubwo asuzuguye wowe, ngo asuzuguye ubwami, asuzuguye abantu bose, ngo abagore bagiye kutumara, nibamara kumva yuko Vashiti yasuzuguye umwami, abagore bacu bose baradusuzugura. Bamaze kubimwumvisha, bikubitana rya sindo yari afite, bafata icyemezo cyo kwirukana umugore. Nuvuga ngo nanone ahangaha iyo bigiye mu nyigisho z'ubuyobozi, nuvuga ngo birabujijwe cyane nk'umuyobozi gufata icyemezo urakaye.
iyo ushaka gufata icyemezo kizima kitazakugiraho ingaruka urabanza ukareka umujinya ugashira watewe n'icyo kibazo, uburakari bwazamara kurangira, umubabaro wumva umaze kurangira, umaze kwiherera wumva waragarutse uri muzima, ukazabona gutekereza neza. Iyo ufashe umwanzuro muri icyo gihe cyo kurakara, abantu bose bafashe ibyemezo barakaye, nyuma yo kurakara bicujije impamvu babifashe. Igice cya kabiri rero, babagabo bamuhaye za nama ngo basanga umwami ahagaze arimo yitekerezaho yibuka ibyabaye. Baravuga ati umwami agiye gusobanukirwa yuko twamubeshye aratumara. Niyo mpamvu baje birukanka ukanya bamugeze imbere baramubwira ngo Nyagasani bikubita imbere ye ngo hari inama yindi dufite. Ati ni yihe? Aravuga ngo tugiye gutegeka ngo umwami nabishima atanga itegeko mu bihugu 127 hamagare ba guverineri bayobora ahantu hose bakusanye bakobwa beza baruta abandi, hanyuma bazabazane, niba mara kubazana bazagezwe imbere y'umwami, uwazashima aza umwamikazi. Aravuga ati nta kundi ku mwami iyo yabaga yamaze gutanga itegeko byari bigoye yuko azarihindura. Arangije arababwira ati mugende mu bikore. Baragiye barabikoze, baratumiza muri zo ntara 127 batanga amatangazo, abakobwa bose bagire muri iyi myaka nibi bameze gutya na gutya barasobanura. Barangije bajya gushakisha abakobwa. Muri cyagiye bagiye kubashakisha kubera ko Moridekayi yahabaga nawe arabimenya, yari afite umwana w'umukobwa uyu bita Esteri, yaramubereye se wabo. Aravuga ati uyu mwana kuko ababyeyi be bari barapfuye ari we wamureraga, aragenda aramubwira ati ibwami bagiye gushaka umwamikazi, none ndaguha inama nawe witegure uzajye mu barushanwa, uzajye mu bandi. Ngo aramuzana nawe ajyamo, ariko aramubwira ati ntuzavuge yuko uri umuyudakazi, wowe uzicecekere ko izi ntara uko zingana gutya harimo amoko menshi bavuga indimi zitandukanye, ntawe uzamenye yuko uri umuyudakazi, we ntuzabivuge uzaceceke, hanyuma wigendere. Umwana w'umukobwa nuko yaje nawe yinjira mu marushanwa. Bibiyo igihe kiragera, nta izo nkuru ndende cyane turazizi ntabwo ndi buzitindemo, kugeza igihe yaje kuba umwamikazi asimbura Vashiti. Amaze kumusimbura mu gice cya gatatu ubwo tuhageze dusanga nanone ubwo deja Esther yamaze kuba umwamikazi, hanyuma noneho Hamani atangiye guhagurutsa intambara zo kurwanya Moridekayi. Ibyo niyo twavuze ku cyumweru. Tureba inkomoko y'amakimbirane ya Hamani na Moridekayi yari ayahe. Ni amakimbirane yaramaze igihe kinini cyane bijyanye n'inkomoko zabo. Twabonye ko Hamani yari umumeleki reho yakomokaga mu rubyaro kwa Esawu. Twabonye ko Moridekayi yakomokaga kwa Yakobo ari mu muryango kwa Benjamin. Twabonye ko aya makimbirane yagiye aza. Twabonye ukuntu mwabonye intambara twavuze kuri Esawu na Yakobo, igihe Yakobo yavaga iwabo ahunga Esawu agiye kumwica. Twabonye ukuntu nanone igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa basubira mu gihugu cy'amasezerano, bageze Refidimu mu butayu, ukuntu abameleki babitambitse mu gice cya 17, ukuntu barwanye nabo, ukuntu Imana yaje kuvuga yuko izabamaraho kubera ko batambamiye umugambi wayo. Izo ni inkuru ndende ntabwo turi buzigemo. Twabonye ukuntu Samuel nanone yaje kubwira Sawuli ku mwaka wa 2 akimara kwimingoma kugira ngo azajye kurimbura abameleki bari barasigaye. Twabonye ukuntu Sawuli yanze kubikora, Imana ikamuca ku ngoma ko yasuzuguye Imana. Rero ayo ni amateka yabo. Twabonye amakimbirane yabo ahantu yagendaga komoka. Nanone ubushize nababwiye ukuntu uyu Hamani yahishe umwami Ahasuwerusi impamvu nyamukuru yo gushaka kurimbura abayuda, ntanamubwira izina abayuda, ahubwo akamubwira ngo n'ubwoko, ngo n'abantu bari aho ngaho batataniye muri ibihugu uyobora, ngo badafite icyo bamaze, ntibakumvira amategeko yawe, ntibayumvira, ntibakwemera. Ngo rero mbona ntacyo byunguye umwami kuba afite abantu nk'abo ngabo. Umwami aramwemerera, arandika, arasinya ngo agende ajye kubica. Rero nuvuga ngo ntabwo yarigeze amubwira impamvu nyamukuru we yamubeshye ko ari uko badafite akamaro kandi basuzugura amategeko ye. Yanga kumubwira ko ari amakimbirane bafitanye mu bisekuru by'iwabo. Kugeza igihe umwami igihe byaje kumenyekanira, twabonye ukuntu byagenze. Ubu rero turimo turihuta tugeze ku gice cyawo cya 7 n'igice cya 8. Twibaze ngo muri iki gice cya 7 n'icya 8 turabona iherezo rya Moridekayi, turabona iherezo ry'abayuda, turabona iherezo rya Hamani. Uyu munsi nibyo tugiye kuganiraho. Abana babwire ngo imirimo y'Imana, imirimo itorero ryakoze, imirimo abakiranutsi bakoze, ntabwo Satani ashobora kuzayimira ngo bishoboke ko igihe nikigera Imana izayibuka. Yesu nashimwe cyane. Reka rero dusome ni igice nanone harehare, ntabwo turi buhasome hose, namwe muraza kwisomera. Wenda reka ngerageze kwihuta turebe ko twarangiza igice cya 7 cyangwa ni cya 8, hanyuma dukomeze inyigisho Imana y'umwijima umugisha. Biravuga ngo Esteri ahakirwa ubwoko bwabo, Hamani amanikwa ku giti. Nuko umwami na Hamani bazana na Esteri umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa 2 umwami yongera kubaza Esteri bari mu nkera ati urasaba iki mwamikazi Esteri? Ukagihabwa. Urashaka iki? Naho wansaba umugabane
w'igihugu nawuguha. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati niba ngutonyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo saba, kuko yewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe turimburwe tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo byaba bivuze, nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyo yaba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari he? Esiteri aramusubiza ati umwanzi wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani. Hamani agirira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari, ava mu nkera arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Hanyuma umwami agarutse ava mu murima w'ibwami yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esiteri yari ari. Umwami ahera ko aravuga ati mbese ugiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? Ijambo rihinguka mu kanwa k'umwami. Hamani bamupfuka mu maso, maze Haribona umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50 Hamani yateguye kumanikaho Moridekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami ahera ko ati abe ari cyo mumanikaho. Nuko Hamani bawumanika ku giti yateguriye Moridekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Muri iki gice cya 7 twabonye ukuntu twahasanze inkuru zivuga ukuntu umwami Esiteri cyagiye mu gice cya 4 bamaze kumva inkuru z'uko abayuda bagiye gushira. Moridekayi yararize araboroga arataka cyane, atuma kuri Esiteri aramubwira ati inkuru ntabwo yamutumye gusa, ubwo yafashe ya kopi y'ibaruwa Hamani yari yanditse yohereje muri ibyo bihugu byose bategura ukuntu bazica abayuda. Afata ya kopi yabaruwa Hamani yanditse ayohereza Esiteri. Aramubwira ngo nawe soma urebe ibyanditsemo. Aramubwira ngo aharaho wasanga icyatumye Imana ikugira umwamikazi. Ntabwo Imana ntabwo bari koreshaga muri gitabo cya Esiteri. Yaravuga ngo aharaho wasanga icyatumye umwamikazi mu gihe ngiki kwari ukugira ngo uzagire umumaro, uzarukore, uzakiza ubwoko bw'Imana. Ngo ariko naho wakwicikira ntugire icyo ukora nta kizabuza abayuda gutabara. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Uyu mugabo Moridekayi yarazi neza, yarabaye ubwami, yarazi itegeko ry'umwami, yarazi ububasha bw'umwamikazi afite, yarazi karamutse agiye kwisaba umwami byakwemera wenda ntibapfe. Nta muntu wari ufite ububasha buvuguruza itegeko ry'umwami, yewe n'umwamikazi ubwe muzi ko no kugira ngo azajye kumureba yabwiye Moridekayi aramubwira ngo mugende mufate iminsi 3 mwiyirize nabi wanjye mu rugo turabikora, ngo hanyuma ku munsi wa 3 nzajya kureba umwami, kuko ntabwo nemerewe kujya kumureba mu gihe nk'iki. Ku mategeko y'ibwami na protokole zaho n'umugore w'umwami ntabwo hari igihe abatemerewe kugenda ngo amusanga ahantu ariko yiboneye, bisaba kubanza guca mu nzira uko ziteguye. Yesu nashimwe cyane. Noneho muri icyo gihe rero ku munsi wabo bamaze gusenga ku munsi wa 3 nibo Esiteri yagiye kureba umwami, yirengagije itegeko ritamwemerera kujya muri icyo gihe. Ngo ageze uyu mwami amubonye ngo amutunga inkoni amugiraho mu kirabo ngo nimurekaze. Ahageze aramubwira ngo icyo nkusaba ndagira ngo nkusaba uzaze kunsura mu rugo kandi uzazane n'igisonga cyawe Hamani. Mu nkera ya mbere baragenda, mu nkera ya kabiri basubirayo. Umwami aramubwira ngo ariko Esiteri ndagira ngo mbwire ikintu gituma untumira nkaza mu nkeri wawe tukarya tukanywa, ntukimbwire niki. Aramubwira ngo noneho ndakwingize mbabarira ukimbwire, niyo wansaba 1/2 cy'igihugu. Yesu we, niyo wansaba 1/2 cy'igihugu nakiguha, nta kintu na kimwe nakwima, ndakwinginze mbabarira umbwize ukuri. Uwo munsi nibwo Esiteri yamaramaje avugisha ukuri. Umwami ntabwo yari yakamenye ko Esiteri ari umuyudakazi, nta kintu na kimwe, nta makuru yari afite. Na Hamani wagambaniraga abayuda ntiyarazi ko arimo kugambanira. Basaza base banyirasenge babyara bishwa umwamikazi yari arimo bikora azi yuko yitwaje icyubahiro afite, yumvaga afite ububasha bukomeye. Hari igihe umuntu asinda icyubahiro cye, hari igihe umuntu asinda umwanya yicayemo akirengagiza isano abantu bashobora kugirana n'abandi inshuti z'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi hari ahantu hicaye abantu
Hamani atamenye. Hari ahantu hicaye abantu Hamani atigeze atekereza ko bahari. Ibirimo gukorwa byose hari abantu bahicaye. Hari ba Esiteri bahicaye atigeze amenya isano bafitanye n'Abayuda. Haleluya. Hari isano bari abantu yasuzuguraga. Hari abantu bicaye ahantu mu myanya y'icyubahiro bashobora kuhindura icyemezo cye, bashobora kumufataho icyemezo ako kanya. Buriya Satani azi kwibeshye cyane, kandi Satani bagiye mbona nta n'ubwenge agira. Icyambere kingaragariza ko Satani ashobora kuba nta bwenge agira dore ngiki. Nuko Satani ndabizi neza zibyanditswe, azi Bibiliya, kuko n'igihe yahuye na Yesu amugerageza yakoreshaga ibyanditswe byera. Rero hari ikintu ngenge ntekereza ngo Satani ashobora kuba nta bwenge agira kubera ko hari icyanditswe yirengagiza. Satani akorera hano ku isi niho ategurira imigambi ye, niho acurira imigambi ye yose. Nyamara Bibiliya iravuga ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana. Ni ukuvuga ngo aho Satani ategurira niho Imana ikandagiye. Rero nuvuga ngo imigambi ya Satani yose iri munsi y'ibirenge by'Imana. Niyo mpamvu bimufata imyaka myinshi gutegura, Imana ikabisiribanga mu munota umwe gusa. Ibyo Satani ateguye imyaka myinshi, Imana ikabisiribanga mu munota umwe gusa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana ngira ngo mbabwire ngo hari abantu bicaye aha. Nibuka igihe kimwe abigishwa ba Yesu ngo baragiye bahura n'umugabo urimo wirukana abadayimoni mu bantu ngo akoreshe izina rya Yesu. Bamurege basanga ntibamuzi mu mubare wabo. Baramubuza bati ntuzosubire gukoresha iryo zina, we ntabwo tukuzi, ntabwo ubana natwe. Arangiye baraza babwira Yesu ngo hari ahantu twageze igihe twavugaga ubutumwa ngo tuhasanga umugabo wari urimo yirukana abadayimoni mu izina ryawe, ngo kandi atari umwe muri twebwe, ngo ariko twamuhagaritse turamubwira ngo ntiyongere. Yesu arababwira ngo ntimuzongere kumuhagarika, nimumwihorere, ngo utandwanya ari mu ruhande rwanjye. Haleluya. Kuko abigishwa bari bazi yuko umuntu we abo ngabo 12 bagendanaga nibo wemera Yesu, nibo Yesu yatumye, nta bandi Yesu afite ahandi hantu. Ndagira ngo Imana ifite ingabo. Yesu arababwira ngo nimubareke, hari abatamurikira ariko bankorera. Haleluya. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo torero ry'Imana ni muhumure. Hari abantu uyu munsi mutazi mutarabona bicaye mu nsengero za ariko baravugira Imana. Impamvu Imana yabajyanye ngo aho bicaye mu ntebe barimo, mu byubahiro barimo, ahantu hose bari, Imana yabajyanye kugira ngo bazayivugire mu gihe bizabe ngombwa ko bayivugira. Haleluya. Ntabwo abavuga butumwa busanzwe, ntabwo babatiza abantu, ntabwo bajya mu materaniro, ariko iyo byakomeye byageze ku munota nk'uyu wa nyuma, uwo munsi nibwo Imana yogira kwibutsa icyo yabajyaniyeyo. Rero ni muhumure, nta kizabuza itorero rya Kristo gutabarwa. Yesu nashimwe cyane. Muri icyo gihe Hamani yarari aho ngaho, ntabwo yari yarigeze amenya isano ya Esiteri n'Abayuda, ntabwo yari ayizi. We yarahagaze gusa arimo yisindira icyubahiro cye, yisindira icyizere yagiriwe, yumvaga ko uretse umwami abandi bose basigaye bari hasi ye, uretse kanaka wampaye inshingano abandi bose bari hasi ye. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwoko bw'Imana muhumure. Buriya Imana ni Imana, ejo hazaza hacu n'ejo hahiseho Imana. Ntabwo Imana igitungurwa kuko buri kintu cyose kibaho ikize. Niyo mpamvu igihe Imana yahamagaraga Esiteri, igihe Imana Vashiti yagendaga, ntabwo Morodekayi yari yagatangiye kugambanira Abayuda mu gice cyaho cya mbere. Twe tubona atangira kubagambanira mu gice cya gatatu, ariko muri kiriya gice cya mbere yari atari yatangira kubagambanira. Yesu nashimwe cyane. Nyamara ndagira ngo mbabwire ngo dufite ibyiringiro, dufite umutabazi, dufite Imana nk'umutabazi wacu, dufite Imana. Ngo muri ako kanya umwami kadaravuga ngo dore umwami ngo icyo nkusaba ni kimwe gusa, ndagusaba kurokora ubuzima bwanjye, ndagusaba kurokora agahanga kanjye ntibagace, ndagusaba yuko ubwoko bwanjye budashira, ngo kubera yuko ngewe n'ubwoko bwanjye mvukamo twaraguzwe, tugiye kwitwa, itegeko ryarasinywe. Umwami aravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ibyo ni ibitimo kumbwira. Ninde muntu watinyutse, ninde muntu wahangaye kuvuga ibyo bintu? Aravuga ngo rega umwanzi wacu ngo n'uyu mugome mwicaranye. Muri ako kanya wa munyacyubahiro w'umwami bamuhindura izina bamwita umugome. Nibwo munsi izina rya Hamani ryamenyekanye ko ari umugome. Nyamara mbere umwami yarazi ko ari umuntu mwiza, yarazi ko inama muharizo, yarazi ko ahangana wa kenshi buriya nanone bireba ngo tujye twubaha abatuyobora kandi tunabasengere. Buriya mujye musengera abayobozi cyane, ko hari igihe umuyobozi afata icyemezo yashutswe n'abantu bamuri munsi, abo yahigiriye icyizere, abo azi ko ari wamuha inama nzima, abatekinisiye bo kuri za tele bakaba bazana raporo zipfuye bakamubeshya, yahindukira agasanga ibintu byarazana. Hari igihe umuntu yirukana umukozi mu kigo yayoboraga, ejo yagera hirya agasanga abamupangiye kugira ngo bamwirukane bamugiriye ishyari kubera yuko ari nawe wakoraga, yamara kugenda akazi kagapfa, kamara kuzamba yakwibaza icyabaye, akazaza kumenya nyuma ko bamuhoye performance yari afite, agatangira gushaka kandi kumugarura bitagishobotse. Babandi bamubeshye nta kintu bakimumariye aho ngaho. Reba ngo Hamani yarimo ashaka kwica Morodekayi, nyamara Morodekayi yari afite rekodi bwami. Haleluya. Yari afite imirimo yakoze, yari yararokoye ubuzima bw'umwami igihe yaragiye gupfa. Abene wabo umwami bamugiriye ishyari, ririya shyari none irebye muri cya gice cyaho cyaka ntabwo umenya ahantu ryakomotse. Iyo isomye Bibiliya ntumenya ngo aba bantu ishyari bagiriye umwami urwangano bagashaka kumwica byakomotse he.
ariko nanone iyo usomye Bibiliya usanga bikurikirana n'igihe Esther yari amaze kuba umwami. Ntekereza ko bashobora kuba ari bamwe mu bantu bari bazanye abakobwa bari bazi ko bagiye kumujyana ibwami, uriye mukobwa wabo bakazaba umwamikazi, bakazamucamo n'ubundi bakazamuteka kugira ngo bice umwami. Babonye bidakunze ngo bagirire umwami ishyari, bashaka kugira ngo bamwice. Muri izo nama zabo zahishuwe na Moridekayi. Yesu nashimwe cyane. Noneho icyo gihe umwami Esther amubwiye ibyo, aravuga ati ntabwo bishoboka, mu bwami mfitemo abanzi bangana gutya ntamenye, mfitemo abambere bambeshye nkirukana umugore, mfitemo abangambaniye bagashaka kunyica, none nubona nari naregeje hafi yanjye wanyegereye wo nizeraga nawe yaragiye kongera kunyicira umugore kandi bakabi. Ibi bintu nibiki? Umwami ngo arasohoka n'agahinda n'umubabaro, atembera muri jaride aho ngaho y'ibwami, arimo yibaza icyo gukora byamuyobeye. Uko umwami asohotse, Hamani arirukanka, biraba ngo yikubita ku gisasiro. Ku gisasiro ni he? Ku gisasiro ni ku buriri aho umwami kazi Esther yari yicaye. Hamani yirukanka ajya ku buriri bw'umwami yikubitaho. Umwami agarutse ngo abona Hamani yagiye ku buriri, avuga ati noneho karabaye, ugiye no kumfatira umugore mari. Agasuzuguro karagwira, akanga ko ntabwo nakihanganira, akasi nakihanganira. Ngo ako kanya aravuga ngo nibafate Hamani, ngo baramufata bamuhambira igitambaro mu maso. Oh haleluya! Bwoko bw'Imana agira ngo babwire ngo ibyaguhigaga byamaze guhuma amaso, ibyaguhigaga bamaze kwihambira ibitambaro ku maso, ntabwo bikikubonye. Ngo ako kanya ngo baramufata, bamaze kumufata, umugaragu umwe aravuga ngo rega ngo hari n'indi banga twakubwiye Nyagasani, ngo kwa Hamani mu rugo bari bashinzemo igiti bashaka gushitaho, bashaka kubambaho Moridekayi. Ngo kandi Moridekayi ni wa wundi wareze babandi benda kukwicara. Avuga ati karabaye none. Nukuvuga ngo nuwanyishije bari bagiye kumwica kugira ngo none ejo bazongere banyice, kubera ko wandabuye cyagiye bamaze kumutwara. Bagira ngo banze bamureho bamaga makuru, bamureho umwamikazi umugore wanjye, nibarangiza sigare ngiye nyine banyice. Aravuga ati ntabwo bishoka, ngiye kuva hanga. Icyo giti yari yamanitse hari mwamaze kukimanika. Ngo Moridekayi ngo Hamani ukuntu yarangiye, ngo yavuye aho ngaho haragenda, akimara kugerayo bamushita kuri cya giti. Mu gice cya 8 ariho ngiye gusoreza, reka twikanga tubasome naho. Oh haleluya! Beba ngo Moridekayi akuzwa iteka ryo kwica Abayuda rikuka. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esther ibya Hamani umwami w'Abayuda. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esther ibya Hamani. Haleluya! Nuvuga ngo ibyari ibya Hamani, imitungo yari afite. Mwibuke neza ko nababwiye ko Hamani akomoka mu Bameleki, abanzi b'Abisirayeli bahoraga barwanya mu isi y'umwuka. Hamani ahagarariye Satani, ahagarariye Antikristo uzaza kurwanya itorero, uri mu rwanya itorero ry'Imana. Yambwira ngo Esther uyu nguyu na Moridekayi bahagarariye itorero rya Kristo. Haleluya! Nuvuga ngo muri uru rubyaro rw'Abayuda niho umucunguzi wacu yagomba kuzavukira. Icyo rero Antikristo yashakaga ko ari kugira ngo yice Abayuda, Yesu ntazavuke. Ko Satani yari azi neza ko muri ubu bwoko ubwo Imana yatoranyije ariho hazuzurira rya sezerano Imana yavugiye mu Itangiriro 3:15, iri bibwira abamugore ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niho nzakura uzaza azakumena umutwe. Rero Satani yari azi neza ko mu Bayuda ariho hazavuka umucunguzi uzaza gucungura isi. Niyo mpamvu yahoraga buri munsi arimo ategura igitero cyo kugira ngo arebe ko yabamaraho. Uyu mugambi Hamani yari yateguye wari kumara Abayuda bose bwoko bw'Imana, yoro kumara Abayuda bose kugira ngo itorero, kugira ngo Kristo ntazavuke. Uyu munsi turiho, Yesu yaravutse. Haleluya! Itorero rya Kristo ryaravutse, abacunguwe barahari. Antikristo yari mashaka ni kugira ngo acicikeshe itorero, ubwami bw'Imana busibangane kugira ngo Satani yime ingoma. Ariko nagira ngo babwire ngo ingoma ni ya Kristo, yayimye iteka n'iteka. Ntabwo Satani azigera yime ingoma mu gihe gikwiriye Imana ijya yigaragaza. Umurongo waho wa gatatu ngo umwami ahera ko umurongo wa mbere. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esther ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Maze Moridekayi aza imbere y'umwami kuko Esther yari yavuze icyo bapfana. Umurongo wa kabiri, umwami ahera ko yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi. Haleluya! Nuvuga ngo cyubahiro umwami yari yarahaye Hamani yarakimwambuye, arakizana cyambika Moridekayi. Rero bambwire ngo itorero ry'Imana nta na rimwe hazigera habaho ko itorero ritsindwa, nta na rimwe hazigera habaho ko Yesu atsindwa. Ni umwami w'abami yimye ingoma, kandi ingoma z'imiteka ryose imyaka n'imyaka. Satani yaratsinzwe kandi azahora atsindwa iteka ryose. Ngo arangije afata umutungo wose wa Hamani, umutungo w'Abameleki, umutungo w'abanga Imana, umutungo w'abanga itorero, ngo awufata awuhereza Esther.
ngo arangije afata ya mpeta y'icyubahiro yari iriho ikirango cy'ubwami yari yarambitse Hamani, yaramuzamu yaramukujije, ngo bagiye kumwicara yimwambura, arayifata aragenda yambika Moridekayi. Aravuga ngo icyubahiro cya Hamani cyateshwa agaciro uyu munsi, icyubahiro cya Moridekayi nicyo cyashyizwe hejuru. Ngo uyu munsi Moridekayi, ndagira kumbwire ngo Moridekayi we, iminsi yo kurira yarangiye, iminsi yo kubora yarangiye, imirimo myiza yibutswe. Torero ry'Imana ndagira kumbwire ngo hari imirimo itorero ryakoze ntabwo izasiwangana mu gihe nk'iki igiye kugaragara, kandi Imana ya Isirayeli igiye kwigaragaza nk'Imana. Yesu nashimwe cyane. Reka nsoreze ku cyifuzo cya Esiteri, uvuga ukuntu yamubwiye ku murongo waho wenda dore ku murongo wa 3 ngo hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere, amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani w'Umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira Abayuda. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami, aravuga ati umwami nabishima kandi niba mutonnyeho ibyo mvuga bikagutunganira nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukura izo Hamani mwene Hamedata Umwagagi yagambiriye, akazandikishiriza kurimbura Abayuda bari mu bihugu by'umwami byose. Mbese nabasha nte kwihanganira kureba ibyago bizaba ku bwoko bwacu, cyangwa nabasha nte kwihanganira kuzareba bene wacu barimburwa? Umwami Ahasuwerusi asubiza umwamikazi Esiteri na Moridekayi Umuyuda ati dore ngabiye Esiteri ibya Hamani, kandi we bamwambitse boye mumanitse ku giti, muhora kubangurira ukuboko kwe kugirira nabi Abayuda. Nuko namwe mwandikira Abayuda uko mushatse. Haleluya, Yesu nashimwe. Torero ry'Imana ngira ngo babwire ngo umuririmbyi uzi umwuka aravuga ngo nimumbwirira abarira bokurira ngo gutabara kurabonetswe, ngo gutabara kurabonetse nimumbwirira abariraga bokurira. Muri cyagiye bamaze kumenya amakuru ko bazashira, Abayuda bariyegeranyije bararira baraboroga, baratakambira Imana yabo, baravuga ati tugiye gushira mu gihugu, tugiye gushira imbere y'abanyamahanga. Muri icyo gihe bariraga, Imana yiva gusenga kwabo, irangije irazira basubiza afite Imana. Ndagira ngo uyu mwamikazi nyuma yuko maze kubona ko Hamani mumanitse ku giti, ntabwo byarangiriye aho ngaho, ngo ahubwo yarongera aragaruka yaza yikubita imbere y'umwami, aramubwira ngo niba umwami abishima, niba mugireho umugisha, niba mukundwakayeho, hari ikintu ngira ngo musabe. Ndagusaba ko hari inyandiko yandikwa ikavuguruza yari yaranditswe mbere, ko hari inyandiko yanditswe na Hamani iri mu bihugu byose muyobora. Ndagira ngo mbasabe namwe mwandike indi nyandiko ivuguruza iriya nyandiko. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbasabe ngo nimuhaguruke, abakijwe nimuhaguruke, abasenga nimuhaguruke, abashumba nimuhaguruke, intumwa nimuhaguruke, abamenye Imana nimuhaguruke, nimuze twikubita imbere y'Imana, dutakambira Imana, tworoge, tubwire Imana ngo w'Imana we, turagusaba yuko hari inzandiko zandikwa, turagusaba ko kwisi hose inzandiko zandikwa, turagusaba mwami Imana ndakwinginze ngwino dukize uyu mwanzi ubangamiye itorero. Uyu munsi umwanzi w'itorero numwe kwisi hose ni daimon Satani yazanye yitwa coronavirus. Uyu munsi insengero ntago zirimo guterana, no guterana ntago abantu bagihimbaza ntibakiramye Imana uko bisanzuraga, kubera ko iki cyorezo gihangamiye itorero bwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuhaguruke, nimuze twambara imbaraga, nimuhaguruke buri muntu wese nahagurukana igikoresho afite. Nibuka igihe kimwe, igihe Nehemiya yasanaga inkike, barahagurutse abakuru n'abatoya, buri muntu wese afata igikoresho cye. Ufashe igikoresho cyo kubaka agafata ijambo, agafata inkota, agafata n'umwiko. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo reka dufate ijambo ry'Imana, twongere dufate n'ibikoresho, duhaguruke turwane. Buri muntu wese nahaguruka avuze impundu. Ababyeyi nimuhaguruke, abagabo nimuhaguruke, nimuze tuborogera Imana nshuti yanjye. Nimuze twongere dusubire ku gicaniro, nimuze twongere duhamagara Imana, kuko Imana yacu igitwumva ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo bwoko bw'Imana. Hari imirimo itorero ryakoze, Abayisirayeli bari bagiye gushira mu mahanga, bari bagiye gushirirayo, ariko si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, si ubwa kane, Imana yigaragaza mu gihe bisa nkaho itari ihari. Muribuka mu gihe cya Yosefu igihe yari muri Egiputa, oh haleluya, yari umwana umwe w'umuyuda, yari yibereye, yari umwana umwe we n'umuyisirayeli, kuko niwe yakomotse kuri Isirayeli. Yesu nashimwe cyane. Igihe yari muri Egiputa ntago bari bazi Imana ya Isirayeli, ntago bari bazi imbaraga z'Imana isumba byose. Bemeraga Imana zabo basengaga, bemeraga ibigirwamana byabo basengaga, birimo nibyo muri Nili basengaga. Uyu munsi mu bibazo bafite nabo bumva ko Imana yabo yabangamiwe, kuko Nili bayibara nk'Imana yabo. Muri icyo gihe aho yarari
ari wenyine, nta torero yari afite, nta pasiteri yari afite, nta mukristo mwene se babanaga bakomezanyaga, yahagaze wenyine ku Mana ye. Imana yumvanye Yakobo avuga, Imana yabwiwe yumvise Yakobo amubwira, Imana yabanye nawe ikamuhagurutsa iwabo, akagenda imbokoboko akajya kwa Labani, yagera bakamuriganya inshuro 10, ariko akongera akagarukana amatungo. Arabwira ngo nabonye Imana nshuti yanjye, ngo Imana yampaye isezerano mu gice cya 15 irambwira ngo izabana nanjye, izagendana nanjye, ngo ntabwo izigera isiga idasoje ibyo yambwiye. Abana bari baramenye ijambo bigishwe na papa wabo. Arabwira ngo Imana babwira ni Imana ya sogokuru, haleluya, ni Imana ya data Yakobo, ni Imana ya sogokuru Isaka, ni Imana ya sogokuruza Abrahamu. Amateka yayo narayamenye, namwe muzayigumeho nimuzayiveho, uko ntabwo igiterana umuntu. Iyo guhamagaye ngo mugendane urugendo murarutangirana kandi mukazarusozanya. Yesu nashimwe cyane. Umwana yari yaramenye Imana, yaganira papa wabo, ubwoko bw'Imana. Reka mbasabe abantu b'Imana, abashumba nimubwira abana Imana. Iyo Yosefu aza kuba yarabaye mu Misiri ari wenyine, nta Mana yamenye, nta Mana yabwiwe, biba byaragenze gute? Ariko Imana yahagararanye nawe wenyine, Imana yihesha icyubahiro. Muribuka igihe cya Mose ari muri Egiputa, nanone Imana yamurereye akurirayo, ahagararira Imana, akura itorero ry'Imana mu buretwa, abatwara mu gihugu cy'amasezerano. Muribuka igihe cya Daniel, nanone ibwami bahagaze bonyine bahamya Imana yabo. Daniel aravuga ngo ntabwo dushobora kurya ibyo kurya by'ubwami ngo tubyiyandurishe, Imana yacu izadutunga. Haleluya. Ndayamubwira ngo Imana yadutunga nshuti yanjye, ntimutere ubwoba n'isi, nimuhagarare mushikame. Imana idushubije ibyacu, torero ry'Imana Imana idushubije ibyacu, abasenga Imana ibashubije ibyacu. Ibyari bitwe na Hamani Imana ibihaye abarokore, ibyari bitwe na Hamani Imana yabitanze. Ejo bundi intumwa Paulo Gitwaza yaravuze ngo mu buhanuzi bwe buheruka bw'ejo bundi, yaravuze ngo hagiye kuba kwimuka k'umutungo, umutungo ugiye kuva mu maboko y'abapagani winjire mu maboko y'abakristo, umutungo ugiye kujya mu itorero, kubera yuko aho Imana yari yarawujyanye baze kuwukoresha ibyo bagomba gukora. Uyu munsi nanjye ndabishimangira, simanura nkawe, ariko ndasubira mu byo yavuze, kandi ndabyemerera kuko n'umubyeyi wanjye yaravuze ngo umutungo ugiye kwimuka. Nanjye ndagira ngo mbabwire ngo nimwitegure ba Esteri, nimutegure kwakira ibyo Hamani yari afite, iteguye Moridekayi kwakira ya mpeta Hamani yari yambaye, kiriya cyuhiro yari afite kirahaje, ibyo yari yaratwaye birahaje. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umutungo wanyu Satani yamize, ngo Imana zawe umwaka uhubuje mu nda ye. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe kirageze, 2015 karageze ngo itorero ry'Imana ryongere habwe icyubahiro. Reka dushime Imana, bwo bw'Imana, Imana yumuje baho umugisha. Ariko nagira ngo babwire ngo nimuhagarare, abafite ubuhamya nimuhaguruke, ingumba zabyaye nizihaguruke, ibirema byahagurutse nibihaguruke, abari barwaye kanseri zari zigiye kwica nimuhaguruke, abari boherejwe mu Buhinde bikanga nimuhaguruke, nimuhagurukane ubuhamya, nimuhagurukane gushima, nimuhagurukane icyubahiro cy'Imana. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana yacu igaragare, si igihe cyo gusinzira, si igihe cyo gucika intege, ni igihe cyo kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Urakoze Mwami Yesu, icyubahiro ni icyawe, amashimwe n'ukomera n'ukwawe. Turabizi neza kuri kumwe natwe kandi uzabana natwe ibihe byose kugeza ku mpera y'isi. Waravuze ngo ntabwo uzadusiga twenyine, ngo uzabana natwe, ngo kandi umunsi ku munsi, igihe cyose nitukwambaza uzatwumva, ngo kandi icyo tuzasaba cyose mu izina ryawe kizakorwa na data turi mu ijuru. Turakwingize Mwami kugira ngo dusubize ibihe byo kuramya, dusubize ibihe byo gusenga, dusubize ibihe byo guterana, twirukane idayimoni ya corona mu izina rya Yesu Kristo. Turayirukana ku isi hose, turayirukana mu Rwanda. Mwami, turahamagara umucyo wawe ngo turasire, turakwingiza kugira ngo dutabare nk'Imana yacu. Urakoze Mana nziza, icyubahiro n'amashimwe no gukomera no guhimbazwa n'ibyawe ibihe byose. Mwami, subiza itorero uburenganzira, subiza abana bo mutungo wabo, basubiza ibyo bari barambuwe, basubiza ibyo bari baranyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Turatesha agaciro imirimo y'umwijima yose, turambura Satani n'abadayimoni n'ububasha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ibyo bari baratwaye byose turabibaka, turabigomorera Kristo, turabizana mu nzu yawe. Mwami, urakoze, urakarama, icyubahiro n'amashimwe no gukomera n'ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza.